muhorana natwe, uburyo mutatujya kure. Turabashimiye kandi tubifuriza ibyiza byose Imana itanga. Uyu munsi tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kireba ku burere n'inshingano z'ababyeyi ndetse n'inshingano z'abana, cyane cyane ku babyeyi b'abamama ndetse n'abakuru. Murakoze cyane, ni karibu mu kiganiro. Muri kiganiro twatekereje nyuma yo kubona abana benshi batererana ababyeyi babo, no kubona ababyeyi benshi batajya bagira inshingano bagira ku bana, ubona ababyeyi ntacyo baba bitayeho, amara gushyira umwana hanze akumva ko icyo agomba gukora kwari ukubyara gusa, ukabona ibindi ntabwo bigize icyo bimubwiye. Twatekereje uburyo ki nk'uko abakunzi bacu mwari mwabidusabye ko twakora iki kiganiro, kandi twishimiye ko iki kiganiro muzagikunda kandi tuzabibona muri komenti uko muzabitubwira. Hari umubyeyi ejo bundi twaganiriye arambwira ati njyewe nsigaye mbona kwirirwa ndera umwana atari ngombwa, kubera yuko umwana ndamurera yamara gukura ntiyongere gutekereza ko mbaho, ndamwigisha segonderi nkamwigisha kaminuza, yarangiza agahita ashaka. Iyo amajije gushaka ntabwo yongera gutekereza ko nanjye ndi umubyeyi cyangwa se ko hari ibice natakaje ku bwe, kandi nanjye ubwo imbaraga ziba zitangiye gushira. Hanyuma nanjye natekereje ko nta mwana nzongera kwitaho no kugira icyo marira, kubera ko iyo bakuze ntacyo bamarira. Babyeyi mwebwe ibyo bintu mubyumva mute? Ese nawe mwumva uku kuntu umubyeyi yatubwiye namwe ariko mwabikora? Muraza kudusubiza muri komenti. Nasubije ubwenge ku gihe nanjye ndeba hanze aha ngaha uko mbibona. Akenshi mwabana mwe iyo tumajije kurangiza segonderi twese turataratara tukajya gushaka imirimo, tukajya gushaka ubuzima, tukajya gushaka aho dushobora kubona umugati. Iyo umajije kugenda ugafatisha ugaruka uza kubwira ababyeyi ko wabonye sheri, wabonye umugore cyangwa wabonye umugabo, akenshi byamara gukunda byacamo ugasanga uhise wigendera, ntongeye gusubiza amaso inyuma. Ntabwo ari byiza buriya, kubera ko ababyeyi barakubyaye, amaraso agutemberamo ni ayabo, abe mugufi abe muremure abe mubi abe mwiza, ni umubyeyi wawe. Aba avuga nabi aba avuga neza, aba afite asinda aba adasinda, aba ahumura aba adahumura neza, ariko ni umubyeyi wawe. Ahubwo wagira uruhare kugira ngo byibura ibyo byose uwo mubyeyi wawe afite utifuza cyangwa bikubangamira, niwe ukwiriye kugira uruhare mu kugira ngo ibyo bintu bihinduke. Uruhare rw'umwana mu kubaho neza k'umubyeyi. Umubyeyi ashobora kuba yarabaye mu buzima bugoranye, akarwana na buri kimwe kugira ngo arebe yuko wagera aho ugera, hanyuma igihe kikagera imbaraga wamara kuzibona nawe ziba zimaze gushira, ukaba wigiriye mu byawe. Sinzi uburyo ubibona, sinzi uko ubifata. Ibyo bimaze kuba rimwe na rimwe utekereza ko ibyawe byarangiye, ariko buri umubyeyi wawe niba yasebye nawe wasebye. Umubyeyi wawe niba yambaye ubusura bwambaye, niba yandagaye urandagaye. Umubyeyi wawe niba yaraye ku muhanda ubwo wandagaye nyine nawe. Niba uzi neza ko umubyeyi wawe warwanya intambara yo kukubyara ntakujugunye, akakurera kuva uri mutoya kugeza ukuze, kugeza icyo gihe ukungana uko nguko, wangiza ukumva ko ntacyo akivuze, umenye neza ko nawe ariyo ujya ejo uzasaza abawe nawe niko bazagufata. Uko ufashe umubyeyi wawe umenye neza ko nawe ariko abana bawe bazagufata igihe uzaba nta mbaraga ugifite.